JP Technology Computer Limited, igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessories za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Silverhawk niyo filime dusatira gutangira ku munsi gwa none. Silverhawk akana gakoresho ka Smart Vision DJs. Hani Entertainment and Jing Film Studio presents Sinhayiriho China Film Co-Production, a mystic film production. Nikadutangire neza. Nizere ko bivuga neza tayari. Tianjin Film Studio present abona bategwe neza cyane. China Film Co-Production Corporation in association with Mystical, a film production. Media Asia Films Limited abona abandi zategwe neza cyane. Now ishobora gutunganya ibintu byose mu buryo ngiye natekereza. Yes. Tubigende dushyize muri theory.